umwana bamuhaye uburenganzira ariko nakora ikosa harabizi ko bizamugiraho ingaruka ntabyita nk'ubugoro n'isi babijundika natwe iwacu ntabwo bagikubita abana kera abana twakuze kera bagucishije umunsi twaje nyine ngo tuganire n'abantu baba bitwa ngo ni aba diaspora sibyo ubu si ukweri ubu mise minduka umu diaspora mwana uva mu mahanga ibyo ari byose uva mu munyarwanda utuye mu mahanga hose ijari utuye mu mahanga uri umunyarwanda ni ukuvuga ngo uri umu diaspora ibyo ntabwo ari kuba umu diaspora ntabwo ari ibintu bivuga ngo bitandukanye n'iki byose utuye mu mahanga kandi uri umu diaspora ni ukuvuga rero turashaka kuganire tumenye ngo ubuzima bw'abantu batuye mu mahanga bumeze bute ese kacaya hano cyangwa se icyo nakwita umuco wa hano n'uhuza n'ugute n'uwo mu Rwanda ese bigenda gute nicyo nagira ngo tuganireho sibyo nimba ufite ikintu ubwira abanyarwanda ndabakunda ushaka kwintroduce wakintroduce ariko byari byose yewe amazina yanjye banyita Eric Mwizerwa nganire n'aba basore turi kumwe byose harimo umusore umwe nicyo kibazo oye umusore utari wasaza papa Kezi murakoze nitwa Niyonkuru Eric nkaba ndi umuhanzi uramya Imana muri indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza nkaba nanjye mba muri Finland nanjye nkaba nitwa Niyoboye Benjamin nanjye nkaba ntuye muri iki gihugu cya Finland rero ibiganiro ngira ngo tuganireho harimo topic zigiye zitandukanye harimo abantu bagenda babaza ibibazo bigiye bitandukanye se ufite ukuntu umuntu wese afite ukuntu yagiye wibonye inaha ukuntu waje se Finland ibona gute se ni iki kintu ubona gitandukanye no mu Rwanda Manje gutangira ikiganiro n'abantu badukurikiye wenda batangiye kugenda bumva Finland ni igihugu cyo mu majyaruguru y'Uburayi urebye abantu benshi baturuka muri Afurika wenda baba muri Finland baturuka muri Aziya cyangwa muri Amerika ariko nko ku ruhande rwacu abantu baba baravuye muri Afurika n'urugendo narwo rutari rworoshye kuko harimo distance indende kuko hari byinshi bisaba amaviza n'urugendo rurerure kugira ngo ugere muri Finland rero Finland ni igihugu gituye mu majyaruguru gifite umuco wacyo gifite ibyo cyateye imbere mu myaka yashize barwanye nabyo bakabyubaka ariko nabyo bafite nabo amasomo yo kwiga ibindi bihugu byakwigiraho Finland rero kuba mpaba ngewe na hano nyine nisanze kandi nahaje mu buryo buteguye ko nifuzaga kuza kugira ibyo nkomeza hano ubuzima bundi ntabwo ubibonye hano gutyo gusa ntabwo nibonye hano gusa ntabwo ari ibintu nabyutse ngo ntekereze ngo cyangwa cyangwa ndote ngo ndi muri Finland oya ni umushinga wari wubatswe ati projet yanjye ndi gukora imeze gutya ngiye kuyikomereza hano biraba ngombwa ko matura kugira ngo wenda mu gihe runaka nzongere ngaruke ku butaka bwanjye navukiyeho wenda mfite icyo mbashije kuba nkora ahandi hantu hatandukanye ndimo ndazenguruka muri ubu Burayi n'ahandi hose nzagenda nca rero mu Burayi muri Finland ahangaho nk'uko wabivuze n'igihugu gifite uko giteye imbere gifite ubuzima bwabo bubatse butandukanye wenda n'ubwacu twari dusanzwe tubamo ariko tugerageza kugendera ku mategeko y'igihugu twasanze ntabwo atandukanye kure cyane n'aho iwacu ahubwo biradufasha ko twe usanga dufite amategeko aba yaradutraininze tukaza twisanga muri system ndetse tukarushaho no kwitwara neza bitandukanye n'abandi banyamahanga ushobora gusanga mu gihugu cyabo nta mategeko wenda abasha kuba training guturana n'abandi banyamahanga noneho yajyana ugasanga arimo arabangamira abanyamahanga babana abanyagihugu yasanze rero Finland ni igihugu cyiza ku ruhande rwabo bafite ibyo baturusha
ntabwo tubarusha wenda tugiye muri kujeneranya naza kuguha examples. Hanyuma niba ugira dukomeje wenda na Ben nawe yatubwira muri make wowe wabonye wabirose hano muri finale ugiye kubona urabirota ubona ugeze hano cyangwa nawe se byari bipanze cyangwa bimeze bite? Nje rero naje nyiri umupete mu kuntu gusa buri kintu cyose nizera ko giye kitaba kubera impanuka just like that, hagomba kuba habayemo plan. Ubwo rero naje muri iki gihugu yaba ari guhaha ubwenge, yaba ari guhaha ibyo dukenera bya buri munsi. Gusa ariko icyo nzi cyo gusa ni uko icyangombwa cyane ni uko tuba twarajanga gushakisha icyo twakwita ubwenge. Ubwo rero ntago navuga ati nanjye rwose ngo byari wacu nta bwenge buri yonyine ku buryo buri umfasha ariko buriya nanone ariko hari umunyarwanda ngo yaciye umugani aranje aravuga ati ngo akanyoni katagurutse ngo nikagira ute nikamenya iyo bweze. None se nyine ubwo rero nanjye naje kureba aho byeze, bitavuze ngo na hariya si byeze, ariko nje kureba ibindi bihingwa bigize ute byeze. Nanjye ubwo rero ningira icyo nunguka nzafata urwo rubuto ndumanuka nepfiri uvagine ibintu bigenda cyane. Ubwo rero nanjye rero ntago navuga ati rwose byarangwiriye ngo nisanga muri iki gihugu ntago credit yo ntago nshobora kwiha credit ngo nabigizemo uruhare ngo kugira ngo ngere inaha. Ibyo mbikesha ababyeyi banjye, ariko nyine nkavuga ati rwose nta kintu na kimwe cyabayeho just like that kukuye aho ngaho ngisanze gutyo. Hagomba kuba haranyuzemo plan kandi ibintu bitagiye byoroshye. Ubwo rero nyine urumva n'ingendo mwagiye mukaza Finland rega nanjye ntishyizemo wenda ngewe ntago ariko ngo byari ariko byari bikomeye mwa aha akivugira ngigendo zose ngo zigira Roma ariko ngo hari imwe ariko none se Finland kubera iki Finland kwanza kubera iki Finland kuki mutavuze nigire wenda nk'ahantu usanzwe mu bindi bihugu nko mu Rusiya cyangwa se Mongolia hari abantu bazwi ko bava bibera mu mane none ngiye ngo nanakubeshye uze kuza kunyihanganira ntago ndi bujye ngusubiza nshakisha gukora conversation mu buryo buri nusa, ariko narashakishije mane mbona ngo mu gihugu cyitwa Uburusiya ngo n'umunyarwanda muhatoye noneho ngo ni n'umudogiteri ngo nahinga ngo n'umworozi n'umuhinzi n'umworozi none iki nahize ugati yamaye nka ibi ni ibiki ahantu njewe bana kumuganga ati ngo mu Burusiya ngo ngiye gutura ndoba numva none bitana gute se uwo Finland igihugu kiruta mbega kuri oya ntago wagendera kuri ibyo ngibyo ahubwo hari igihe umuntu avuga ngo nyacyo ngiye gukora ukagira ibyo wifuza ukagira n'icyo naho ubishakira. Rero hari igihe usanga ibyo wifuza hari aho bihura n'ibyo ufite hari nyine nabyita gute ibyo bashaka urabyujuje akaba ariho hambere ushyikira akavuga utereka mbe ngira icyo nkora ngira icyo nshakisha niba ari ukwiga niba ari gukora akaba ari gutangiye. That's why nsubije igisozo cya Finland. Ahubwo ejo bundi never know ushobora kumva uri muri hano Denmark ejo bundi kusanga uri muri Norvege kuko ntago twe dutuye hano nkaho ari ntago ku buryo ushakisha mu mishatsi ku buryo ukomeza gushakisha ku buryo uri kumbwata ubu ngubu uzisanga mu Burusiya birashoboka. You never know. Nta
ntabwo umenya ngo ejo mbigenze kandi nyarumva ngo mu Burusiya ni hano hirya ntabwo ari kure nta nubwo ari na kure wa muntu rero ushaka kurangiza kwiga n'urugero nk'abantu nkatwe tuba turimo turiga cyangwa turimo turanakora n'ibindi bitandukanye cyangwa ukabona promotion ati jya gukora hano hari umuntu ejo bundi twaganiriye muri Norvège yari yaje gufata amakoseze hano ejo bundi ashobora kuvuga ati hano twaye koseze muri Norvège reka tumuzana azi akomeza akazi uko twabuze abakozi birashoboka ko usanga hari igihe wisanga mu bundi buzima bitewe na numva hari hano biga ibintu hano ugasanga byishyura neza muri Norvège kandi njye ndi umuntu waje kuba hano ntabwo njye mfite nta papa nta ki ngo bakiri ngo nibo babyariye hano nshobora kuvuga ngenda giye n'umuryango tukajya kwibera muri Norvège papa n'iki byose ibyo ari byose nabyo birashoboka nta muntu utaragize ndavuga papa w'umuzungu w'umufirwa ninjye ntabwo ndi umuzungu nyine ngo navukiye hano ngo ndi mwene gihugu sinashatse kuvuga ibyo byose muri bakuru sibyo ntabwo nabaje imyaka ngo imyaka yanyu ibyo byose ko mbizi muri bakuru sibyo nuvuga ngo ni umuntu kandi ushobora kuvuga ati niyo wavuga ngo ufite umubyeyi hano cyangwa ufite ndi ushobora no kujya ahandi hantu ntabwo ari ikintu cyakubuza ngo ibyo ndabyemera ku mubyeyi w'umunyafurika birumvikana ariko ndavuga ku mubyeyi nashatse kuvuga nk'umwene gihugu navukiye umwene gihugu umwana w'umuzungu wavukiye hano abumva ko igihugu cye ari cyo cya mbere ashobora no kuvuga ngo aragiye nawe bajya bibaho abazungu bajya muri Amerika akazagaruka ashaje ariko ngewe inzira zose zirimo zagenda zigana hehe iwacu amaherezo ni ukwigira i Kigali amaherezo ni mu nzu urumva rero nta bindi niyo mpamvu yo kuba muri Finland ngende umuramyi indirimbo indirimbo zihimbaza Imana ugusenga kw'abazungu hano bitandukanye n'iwacu ukuntu dusenga kwegera n'Imana ugashaka ubumwe n'Imana ugasenga ugashaka Imana wishakishije umutima wose usanga abazungu wenda bafite umunsi wo gusenga wenda wo ku cyumweru n'uwo ngo gusa ariko iwacu muri Afurika ushobora gusanga ujya muri lunch wamara kurya cyangwa ukavuga uti ejo nziyiriza njye mu cyumba cy'amasengesho ku wa gatatu ku wa kane ukavuga ati wenda ku wa gatandatu nzajya muri repetition ku cyumweru nzajya gusenga ariko ushobora gusanga umuzungu we aba afite ukuntu barepetera wenda kuri Zoom na he akaza gusenga isaha 2 cyangwa 1 bikaba bihwaniyemo icyumweru cyose saa 2 ni imwe gusa cyangwa ntibanasenga usanga no kwizera Imana biragoye benshi bizera majorite z'abanasenga ni abashaje ariko hari n'abasore basenga cyane cyane iyo ugiye nko mu ba Jehova bagiye basenga biterwa n'idini ariko akenshi usanga narazizengurutse abenshi usanga abajene bo iwacu ubwo ngo kugira ngo uzabone nk'umujene ngo waje gusenga ubwo yaje guparticipatinga mu bikorwa runaka yaje wenda aje gucuranga hari of course hari uwamwemvise aje kureba ariko ntabwo uzamubona muri nka role nk'eshatu zose aje igihe tuzikurikiranyije ngo aje gusenga niko nshaka tuganire nko ku rusengero sibyo ugereranyije no mu Rwanda nuvuga se abantu bari mu ngero nyine batoya mbega aho bakwita urubyiruko ububona mu nsengero cyane kurusha uko ubona mu Rwanda abashaje ntabwo aribo baba mu nsengero cyane mu Rwanda birashoboka ko iwacu nitanga urugero iwacu nyine kuko niho hantu hambere iwacu abana barasenga usanga umwana akura atozwa Imana muri ibyo bita école de dimanche Sunday school akigishwa Imana afite abarimu bamurera ariko iwacu hano biragoye kuba wabona abazungu bafata abana babo babashyira ahantu habo bakabigisha n'abakuru bakiga ibyabo ku buryo kuko ibintu umwana yiga Bibiliya ariko umukuru arayimusobanura bakamuhingera bakamuha n'ubuhanuzi akabwumva ariko umwana ntabwo ahita umubwira ubuhanuzi bagira inyigisho zitandukanye rero hano biragoye cyane biracyagoye dore ikintu naje kubona nkunganiye ikintu nyine ushobora kubaza ariko ntabwo ari nyinshi kandi iwacu ni nyinshi ikintu nunganiye Eric ni iki ngiki Sunday school burya nahanga zirahari ndango nabihakanye Sunday school ni nahanga zirahari ariko ikibazo ni iki ngiki twebwe dufite ikintu twakwitwa twebwe iwacu umuco wo guhozaho kuko umwana nimba koko umutangiye mu nzira nziza agakurira mu nzira tuvuga ati ni ukubaha Imana ni ukujya muri iyo Sunday school akiga ibyerekeranye n'igitabo cya Bibiliya agakura muri uwo murongo akarinda agize imyaka 18 agikuriye muri uwo murongo nk'ubu naguha nk'urugero
iyo njye najyaga gusenga iwacu mu Rwanda, papa yamakingaga shuwa ko yambonye mu rusengero. Iyo nageraga gutya nkakubagana nka wenda nkajya kuzerera cyangwa nkataha hakiri kare, cyangwa hakaba wenda hanavuka n'impamvu runaka yuko ndi butahe kare, habagamo kubazwa ngo kubera iki waruriye ko ntakubonye hehe mu rusengero. Ariko umwana w'inaha ngaha iyo ya Sunday school, ngaruke kuri cya kibazo cyayo cy'inanga, umwana Sunday school arize ageze imyaka tuvuge wenda 5 cyangwa 10 n'ingahe, hahande baba batangiye kwisobanukirwa, baba bavuga ati uremero nuko wasigara iwanyu wenyine, kuko twe bwanga hari imyaka utagomba gusiga umwana mu rugo. Ubwo rero akivuga ati sinshaka kujyayo, umubyeyi ahita amuvuga ngo gomera aho ngaho, icyo nicyo wagize ute wahisemo, habuze iki guhozaho. Ariko hari igihe nk'ibyo habuze guhozaho, tandukanya gupakuta no kugira guforusa, tandukanya guforusa no guhozaho. Muri make reka tubyite guhwituza no guhwitura, gikaze no guhwitura umwana ukamwibutsa tujye gusenga. Oya none se hari nk'igihe nk'urugero nk'inaha nk'urugero bakubwira ati umwana afite uburenganzira bwe, ntabwo ushobora kumukoresha ibyo adashaka, nimba ibintu atabishaka wibimuhatiramo ngo ye kubikora, wakora iki ku wacu umwana ugira gutya we nibura ukamukankamira ati biriya ntabwo ari byo wakoze amakosa. Papa Kezi icyo kibazo yagisubiza njye ntawe ndagira. Umwana hano bakavuga ati umwana afite uburenganzira bwe, umwana agomba gukora ibyo ashaka. Birashoboka ko buri gihugu kijya gufata amategeko cyabanje kuganira, gushaka feedback nyinshi. Ntekereza ko mu bihe byashize, wenda ntabwo nzi amateka yose ya kino gihugu, ushobora kubona bo barafite ukuntu bahana umwana bitagiye kujya muri leta, ahubwo wenda uko iminsi yicuma bakabona bigenda bigira violence, bihazamo guhohotera abana cyane, ngo wamuhanya kubikaranya umwana, wamuvunnye, wamuciye igisebe, ngo nuguhana. Umuzungu rero ahita avuga ati too much warengere, reka dushyire amategeko yo kurengera umwana, ajya afata ibyo ashaka, ajya gukora icyo ashaka. Birashoboka, ariko natwe iwacu natwe ntabwo bagikubita abana. Kera abana twakuze kera bagucishaga agakoni. Tandukanya gukubita no guhana. Abana benshi ntabwo bakiri. Hari icyo bita gukubita no guhana. Ni kimwe n'ingubwi. Guhana biri mu ngero, ushobora gufata akanyafu ugahana umwana. None se ubwo bumukubise? None se akanyafu kaba kari gukora iki? Gukubita nuguhutira ugafata ugahuragura, ibyo nibyo bita gukubita. Hari ngiye nawo guhana umwana, numva ko ngiye bita agakoni ku kibuno karabaye. Iyo ubundi muri Afrika kemwe umwana wamukubise agakoni ku kibuno, ukanamuganiriza abasha kumva ikintu yakosa yakoze, akavuga niyo nkona kagiye kanayitinya mu myaka runaka, akazagiye ukamubwira ati nta kirenze. Reka nkwereke kuki umuzungu avuga ati ngo ugiye muri punishment. Burya ni ikihe gikomeye ari inkoni na punishment? Ariko hari ikintu mwibagiwe. Inkoni irakomeye iwacu kuko hari ibintu wenda idufasha gutekerezaho, bitewe na systeme wenda igihugu cyacu kirimo mu iterambere, ukabasha kwihangana ukavuga ati iriya nkoni itaza kongera kunkoraho. Ariko hano muri iki gihugu cya Finland kingiye ku ruhande rwanjye, systeme yawe ukuntu maze kubona yubatse, kuba niba indangamuntu yawe inkoni yawe ni indangamuntu bagufite ahantu hose muri Europe, ahantu hose uzajya bazaba bagufite, icyo gihe nawe urabizi ko nuramuka ukoze ikosa muri Finland, niyo nkoni yawe akazuzabona mu Bwongereza bwavuye, ntakazuzabona muri Denmark, ntakazuzabona muri Norvege, ntakazuzabona ikosa rikomeye. Icyo gihe umwana umaze kumenya ubwenge avuga ati ibintu bizangira ingaruka mbimbwa mu myaka 100 cyangwa mu myaka 40 nzavuga. No bro, reka none nakwibutsa iyo niyo nkoni ya mbere y'abazungu. Ariko uburenganzira bw'umwana avuga ko umwana nyine cyo ngicyo umwana bamuhaye ubwenge, umwana bamuhaye uburenganzira, umwana bamuhaye uburenganzira, ariko nakora ikosa harabizi ko bizamugiraho ingaruka. Ariko muri Afrika umwana ushaka gukora ikosa uno munsi, none seri ni bangahe bana uzi bakora ibidega wenda runaka, yakuzuza imyaka 18 akazahana.
sawa bakoze dega birenge nyine none akadega gato birangira ukoze dega ni si dega se erega nawe ujya gukora ikidaga nawe ujya bagatangiye telefone ubanza kwiba telefone ukabona byoroshye nicyo nagiye kuvuga ntabwo uzabura ku itandukano nshaka gutanga ni itandukano kuko urabona hari igihe umwana akora ikosa rikaba ryahanwa no mu Rwanda rikaba ryakosa ryahanwa n'umubyeyi ariko hari n'igihe umwana ashobora kuza agakora ikosa nko mu Rwanda sibyo ryakosa rikaba noneho reba umwana wo mu Rwanda akaba yakora ikosa noneho riri bugemo wenda kuvuga na leta igiyemo none si akaba iki ni icyaha cyabaye gute se nkiri hino umwana witamuhanye akiri muto yabirangira bagakoze ikosa ari umwana kuwanga kumwana ari muri famille ejo leta kazamwihanira nyine kuko bayatangiye kurengera none se ubwo bitandukaniye n'ina no muri finale ni kimwe bitandukaniye n'ina banze kumubyeyi akubita umwana cyangwa agira inkoni nyinshi amukozaho mwana nawe namane bajya babadiga no si byo oya bana ko umubyeyi yakubita akarengera wenda nese mu Rwanda ibyo biracyariho mu Rwanda wamukubita ariko none ntabwo wamuvuna nabyo ntabwo babiguhanira umubyeyi n'abakazungu bari guca ororego guki nabyo babiguhanira ukubise umwana ukamugirira nabi ukamukamu ariko hano ushobora kumukubita ugasanga no bigeze babimenyereje cyane ukomeje kujya umukubita nyuma usanga hano bahita bigira ibintu bigiye ikintu nashatse kuvuga we ntago ari ukubita sibyo kuko hari igihe ushobora kuvuga uburenganzira bw'umwana bwo kudakubita ushobora no kumuhana kwa kundi tuvuge nk'umubyeyi wo muri Afurika uretse azanye nk'umuryango we sibyo azanye n'abana kwa kundi yamenyereye muri Afurika ko hano umwana agafata akanyafu biterwa n'abo bana azanye imyaka bafite ariko n'abana batoye we namenye ko ubusengeye undi umwana gutyo urugero uremera ko ikintu cyitwa guhana umwana twebwe amplisi twaturutse hariya muri Afurika cyangwa reka nivugire mu Rwanda reka ne kwita muri Afurika yose reka nivugire mu Rwanda Suriya ni n'umwera simbizi ariko reka ngendere ku muco wacu w'u Rwanda uremera ko bikonta like ibi hari icyo bifasha umwana ati gute bro reka nkubwize ukuri njyewe reka mbe muri iyo side yinoze ngereka nigire muri kariya z'abana bina ubundi nigire muri kariya y'umupira ya football umwana w'inaha uzarebe uzajye kureba nka turiya twana tw'imyaka 13 guhera kuri 14 kuzamura kugeza kuri 16 umupira w'abakina umupira mana nyagasane w'abakina urimo discipline kandi I bet ko bari abana babafashe neza n'abari abana bakaba bavuga ati bagiye kubashyiraho igitsuri nukuri ko iyo mwijoro reka ngubwiza ukuri bari abana twaba dufite ba Messi benshi muri iki gihugu na ba Ronaldo muri iki gihugu cyangwa mu Rwanda muri iki gihugu ngenda vuga hano muri iki gihugu ariko kubera ko hatabaye ikintu cyitwa igitsuri cyaba ari cyo cy'umubyeyi cyaba ari cya society umwana w'inaha ngaha atangira kugira 15 yatangiye gukoresha bya bisinuska bivuga abantu batumvise sinuska nabyita nk'ubugoro nisi babijundika nabyita nk'ubugoro ubugoro ariko bukoreshwa abantu ubundi wacu mbona abantu bashaje nibo bakoreshaga ibintu none se babijundikaga abantu bato nibo bakoresha none se byose babijundika man wa muco utandukanye ntago ntacyo warenza nta kintu warenza ni umuco anyway ariko bro unyumvire ko n'amatabi njya mbona abaya unyumvire ko nabi n'itabi bro unyumvire ko ngo kiriya kiboro gifite nikotine kurusha itabi mbabiri umbwira umwana utangiye gukoresha rero boro afite imyaka 15 azuzuza 18 ugira icyo umubwira ngo akumve ako sindamenya amategeko hano niba icyo kintu gishobora kuba kibujijwe mu nta nubwo kinemeye mani no kukigurisha noneho urumva rero ni bya umwana akurana nyine ukamubabara ukamureka none se reka nkubwire nkubaza nk'ubu nguru urambwira ko ufite abana sibyo ufite abana nk'ubu nguru urambwira ko umuhungu wawe yinjiye hariya utakumva kanuka itabi ikibazo wabikozeho iki nk'umubyeyi nyine urumva ikibazo gihari akenshi uko ngenda ubona ese uramurepota umwana kuri polisi nyine umva oya ngiye ikintu ndonda defanda yuko twebwe iwacu dufite umuco wo guhana
ibyo byo kumbwa ngo umwana arakora iki ngiki ngo mwamuhaye rugari wagira ngo bijemo rugari ngenda yumva kuba wahereza umwana rugari ndayumva ariko bro buri kintu cyose kigira line ndarenga ibyo ndaho turemeranywa nyine umurongo ntarenga umwana agomba kugira uwo murongo turawemeranya ariko se nimba ariko reka kimwe bagenda umubyeyi reka mbabwire kano gato kandi ababyeyi bakubwira ngo ngiye nyine amategeko y'icyo gihugu ngenda nyanya nyasobanukirwa ababyeyi bavuga ngo wemereye guhana ariko ntiwemereye kurengera kugira ngo kubite hari ibihano waha umwana uno munsi ntabwo ureba televiziyo hicara hariya ugire gute jya muri kiriya cyumba ube wicaye witekerezeho ibintu nk'ibyo twakoze batuga ko tureba televiziyo nta nicyo twakoze batari no kuduha ibyo ngibyo cyangwa niba utakoze gutya niba utakoze iki ngiki ntabwo ino harasitusi yawe nsanzwe buri munsi ngwa nk'umubyeyi mu rugo irahagaraza harasitusi yo mu rugo ntabwo ari ya indi nishyura mu ugomba kujyamo hanze harasitusi ni hobby tuvuge niba ndi kutwumva niba ndi kutumva iryo jambo harasitusi ni hobby ngirana nayo mu rugo hagati niba nsanzwe nkuririmbira sindi bukuririmbire yakanaanye sindi bukavuga idore se kwibwira ko umwana w'imyaka 15 hari umwana ushaka kumva ari ibintu bitareke biri important kuri we biri important kuri afitanye ubucuti na papa we cyangwa na mama we akumva ko agakeneye buri munsi wenda tutagiye kurengera ibihano birahari ahubwo kutarengera aho kantu k'ibihano washaka kuvuga tuje nashaka gutera nk'iyo comment avuga ngo umwana agatangira gukora ibyo bintu gafite 15 ikibazo usanga gihari akenshi usanga uwo mwana ise nawe arabikoresha atubwiye so umubyeyi wundi watanze sibyo ntago nibyo uri kwivugaho ikibazo nyine icyo kibazo numva ko kandi kumbwira usanga nk'abana atangiye kunywa itabi akiri muto asa wamungane arimo ararinywa iyo karagucunda ari kurinywa arakubona aragukosora ito wamungane nyine icyo ngiye kuvuga nyine iki ntabwo warebye ikibazo ubwana yego yakigize ariko ahantu gituruka ni henshi niwacu hari umwana ushobora gukura yagera mu myaka runaka agatangira kujya mu biyobyabwenge mu bindi ariko ni bake birahari ahubwo biterwa na generasiyo arimo aragendamo ngiye ntabwo urugero rw'abana hano muri Finland bafite uburere bwiza kuko bafite nabo generasiyo bagendana batafite ibigare bagendamo ariko n'ababyeyi babo nabo barifitemo reka nkubwize ukuri 100% no kuri kumana nyina bambe umubyeyi wabo bafitemo uruhare n'ukuri kw'Imana na mwana n'ukuri kw'Imana w'intangaje bagize banamugira inama cyane usanga ari umwana yamariremere ibintu bitewe na experience y'ubuzima indanyuze ubwo uzi nk'uwo mwana keretse nimba uri kumva wawo ndi wicare wikingirana mu cyumba akirirwa kina bya bigame keretse nimba ari uwo uri kumbwira hano hari abana baba bahari musaza none se nkubaze nkwereke nk'akantu gatoya sibyo ngiye uko mbizi iwacu iyo ubonaga nk'umwana muto cyangwa se nk'umuntu ugize gute habagaho cya gitsure kitari n'icy'umubyeyi gusa ukajya kureba ko nta mwana unywa itabi nk'umuntu uri hanze uratembere hanze gusa umwana bamubonanye ikintu aranza reka nkubwire hari ibintu u Rwanda ruhuriyeho na Finland ibyo bintu byo babitoza abana no mu ishuri hari ibintu byinshi baba biga umunsi mu Rwanda cyangwa hose bakigisha abana ko itabi ryica ubuzima ibyo bintu bakajya no mu bizamini bikajya binaza uvuga ibintu byakwangiza ubuzima itabi bakabivugamo umwana kurabizi ahubwo uvuga ngo ni bya myaka umuntu ashobora kugeramo ati ndashaka gutrayinga umwana agasanga arimo arajya mu bintu wacungura trayinga bikarangira yaragendeye ese ahora atarayinga buri munsi nyine ko gucuranga nyine biba addicted ubagenda ukabika nese utarayinga kangahe kugira ngo Eric man ari kwirigagiza ibintu reka nkwereke man uzuko none se mu bizamini uziko wenda ushobora kubariza oya reka nkwereke wait a second bivuga ko reka nkwereke n'urugero twavuze bro njyewe nakubwiye ati kandi n'ikibazo Eric yakibajije icyo kibazo ni gute mwarimu ari kunyigisha ngo kunywa itabi ntago byemewe buri coffee break agiye gufata na wo mwitabi mwari agiye kunywa itabi ariko se wowe yigenzuye nk'umunyabwenge ntago ubona ko ikintu ari kibi nyine ubona ko ari kibi ngenda bibona buriya mwana se arabibona mfite uwo muco ariko ngenda bibona ariko se uwo mwana arabibona
niba ugiye kuvuga turiya mwana afite ubwenge kuki ujya kubimubwira yatashye mu rugo sabibaza papa banza wumve ikibazo hano nawe bana shaba nazi n'ubwenge aranakikubaza iyo akikubajeho musubiza ute uwuhe mwana wawe yagiye ku ishuri agataha ku ishuri akubwira papa kuko nabonye mwarimu anywa itabi kandi akatwigisha ku itabi n'urugero twafashe ku itabi ngiye mubwira ko ari bibi ko ntarimo agomba kuvuga ko ari bibi ikibazo nashaka kubaza ko ari bumuprotecting ni gute uri kumbwira ngo ngewe tuvuge wowe nk'urugero ngiye mu itabi ntago ndimo ariko tuvuge mu itabi sibyo umwana wanjye yagiye ku ishuri bamwigishije ngo itabi ni ribi barabimwigishije noneho abizi ko ndinywa burya hapakora ibintu bibi mwarimu niyo ari kumwigisha none arasohotse agiye muri break mwarimu nawe akubisemo itabi mwarimu amwigisha ngo kunywa itabi ni bibi sibyo uwo mwana azafatiraho urugero ruvuga ko mbona abantu bose banywa itabi se nabambwira ko ari bibi binanditseho burya nabonye biba binanditseho ngo none aba nashushanyijeho none picture rubiko ntekereza ko ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo tubona abantu bose bakora none se nk'urugero ngusubisha urugero niba tubona ushobora kunywa itabi ntabwo barifungira ariko urumogi rwo baragufungira iyo bagufashe inzego z'umutekano na cyane koko ntabwo urumogi rufungira simbizi ndavuga I think bagufasha urucuruza niho bagufunga nta kibazo niba uzi ko mwarimu akubwira ngo urumogi ni rubi wenda ukamubona arimo ararunywa kandi ukabona arimo ararunywa yihishe n'ahantu rugura ntiyanakubwe cyangwa afite n'ukuntu arubona ibyo biratandukanye reka nguhe urugero nimba nshaka guha urugero rw'ikintu cy'umwana aza akakubaza ese naza akakubaza cyangwa ntasahita abibona ejo bundi nabo n'umuntu bafashe bakamucisha kuri televiziyo cyangwa ahantu hose ati urumogi baramufatanya ntahita abibona ko ari ibintu bibi ahubwo ikintu cyo ku itabi twavuga ko wenda ibyo ngibyo cyangwa n'ibindi byaha abana bagenda bakora bigenda bibangiriza ubuzima ashobora kubibona akabona n'abandi barabikora nta kintu kiri direct effect ziri direct ntaza ari kwitabona ako kanya wenda akumva umuntu wishwe n'itabi akamwumva hashize nk'imyaka 10 n'ingahe ariko ingaruka ziba zagiye ziziza gake gake nkaba urugero rw'umwarimu wanyigishaga aza tubwira ko papa yanywaga itabi ryinshi aza kurwara indwara nyizine z'ubuhumekero nazo zatumye yitahira akatubwira ati ngo akiba ku ishuri yahoraga abwira papa waretse ibingi kuko yigaga ibintu by'ubuganga nyine akajya agasanga ku ishuri babyize papa nyine akamubwira ati n'ibintu natangiye sinabireka nyine bitewe n'ukuntu nyine byamaze kuba bisaba ko ahora bikora ariko nyine n'abandi barabikuganiriza ahubwo iyo ubaye umuntu uzi ubwenge umwana wundi utangira kumutoza kumenya gufata umwanzuro mu gihe nyine kumutoza kugira iki kintu ntago ari cyiza agakura abizi ko ikintu atari cyiza atagomba kukijyamo iyo utangiye kwimwisha ari mukuru niho ingaruka zizira ubundi abana bashobora kugira uruhare mu kugira ubuzima bubi yenda bugende no kuba bakoresheje ibiyobyabwenge n'amatabi n'ibindi byose cyangwa n'ibindi biyobyabwenge byose biriho ariko nabo bwabo nibo bafite uruhare rwo kubaka ubuzima bwabo niyo umubyeyi akweretse ngo ca muri ino nzira mwumvire n'ikindi ababyeyi bagomba kugira nyine gukomeza kuba hafi y'abana ababyeyi tugira inshingano nyinshi bigatuma wenda tujya kure y'abana bacu ariko ni byiza ko ababyeyi bakomeza kuganira n'abana babo akagira inzira nziza abatoza ariko na wa mwana namwita navuga nka homework tetava cyangwa umukoro agomba gukora w'umwana agomba kwitoza nayo gutekereza ku buzima bwe ko agomba kubutwara ese niba kanaka agenda ukingiye ngomba kugenda gutya niba kanaka ca mu nzira mbi narazibwiwe ese nanjye ngomba kuzinyuramo ibyo nicyo kintu navuga naho ubundi abana bo muri Afurika n'abana ba hano ntekereza ko bagomba nabo kugira ibyo bintu byose bakabasha abazungu baganiriza abana babo cyane ariko natwe bacu bitangiye kuza kuko ababyeyi benshi basigaye baganira n'abana cyane usanga bagirana ibiganiro kera usanga bashaka amafaranga bakaba bize ariko ubu ngubu ababyeyi basigaye baganira n'abana kuko ikintu cya mbere ni umuryango iyo utaganirije neza abana igihugu kigira abantu bafite indi mitekerereze batazi cyangwa ni byiza ko mu rugo habanza kwigishwa umwana abanza kwigishwa ariko nawe akagira umukoro wo kwakira ibyo bamwigishije kuko n'umubyeyi wawe ntabwo yakwifuriza ikibi ukagendera muri uwo murongo urakoze ndumva ngira ngo ari naho ngaho turangirije no kiganiro cy'uyu munsi wenda utaha uzatumira n'abandi bagende baza sibyo tuganire n'abantu mbega kandi tunashimira n'abantu bagize gute
barebye kino kiganiro bakageza kuri uno munota kuva ku munota wanjye kugeza ku munota utazo banakore subscribe ariko man ariko ibintu byose no gutangira ibintu byose bikeneye subscribers bikeneye abantu bakora notification umuntu sharing umuntu liking umuntu ashyiraho na commentaire sharing cyangwa kugira gute ariko burya n'ubushake bw'umuntu man ntago bagomba kwerekana ko iri iki gikorwa ushaka supporting umuntu nimba wumva ushaka kuvuga se ubona ibintu biganiro dukora bifite akamaro bifite icyo umuntu bigufitiye akamaro cyangwa se nimba ushaka hari undi byafitira akamaro icyo gihe kwagira ubutaha uzantumire mubwire kuri support abantu bagomba gusapotingana nzabikubazamo nyine tuzabiganira iki gihe tuzabiganira ukeneye gusa abantu bakeneye mbabara no kuri kw'Imana umwe n'incamake nta kindi kintu ndi burenze ntabwo akantu gato twakoze kitandukanye n'icyo ngicyo